ariko ni ibisanzwe nyine nta birenze. Bitese muko ni byiza. Ndabona ari ubwa mbere mubonye muri uru rugo. Ya ubwa mbere. Sorry, nitwa Ines. Nahuye na Priya anzana hano mu rugo. Okay, nanjye rero nitwa Kim. Ninjye nyiri urugo. Ariko ikibazo mfite, wageze hano gute hoye nako? Nzi ku kikara gashinzwe katigeze kambwira kuri hano koko. Nyine nari ndimo nyine kwikatisa quartier bitambona akantu kakotse hara nyine ndimo ndavana ushaka kurimo guteka nyine nuko niko guhita nyine ngo hamagara ariko nta kibazo mukecuru sari Mama arahari ahubwo. arahari ariko nta nicyo binatwaye ntukagira ubwoba n'ubundi nta kibazo. Ntiyagira ubwoba. None ajagandana none ufite n'ubwanwa. Ayo bwanwa se no kuvumbuka by'umwihoro cy'umupira ko ari ukuvumbuka. Na bino birimo hano se. Ayo tuko ni ibisanzwe nawe arabizi nyine. Nabundi nuko byari bimeze nta kibazo ariko nta nicyo bitwaye si byose. Ko wari umeze neza. Avuze wowe wigira ubwoba n'ubundi aje ntava mureba nahita nkubwira nyine nta kibazo. Nyine mama afite ubwoba. Mama mfashe. None amfatanye n'umuhungu. Oya ariko ntukajya ugira ubwoba nose ariko wamuganira kanze nkwereke sibyo ubundi kugira ngo ukomeze ugira ubwoba bw'ubusa umugana nsanga aha ngaha sibyo reka tuve hano tureba hano tuba twicaye n'ubundi ntacyo bitwaye. Tujyane na Rinete uzina namfashe. Oya nta kibazo niyo byashirira yarega buri rukundo sibyo urukundo rw'u Rwanda rije gushirira nta kibazo dushaka n'amafaranga tukayamuha nyine ureka ndikwenyeza. Oya ariko reka mpfundikire na serivisi. Oya niyo byashirira ariko rero nagize ikibazo nisanga ku muhanda. So rero Priya nyine mbona ku muhanda aramfata turazana hano mu rugo nyine nanjye ntabwo nzi uburyo nisanze hano. Nabyutse mbona ndi mu rugo ntabwo nzi uburyo nahageze gusa nyine Priya ni umwana mwiza, ni umwana mwiza cyane. Okay, sorry wenda ushobora kubona kwakiriye nabi ko numva story yawe ndumva ibabaje ko gusa n'ubundi Priya ndabizi ntabwo ari umwana mubi ibyo ari byo byose buriya nawe umwana mwiza. Rero karibu nkuko nabikubwiye ninjye nyiri urugo kizayikenera uzajya umbwira sibyo. Anyway bakwakiriye neza se? Yaranyakiriye gusa yari yarakumbwiyeho. Yari yarakumbwiyeho gusa wumve ngo ni ibisazi. Ni umwana mwiza cyane cyane, ni umwana mwiza nyine tu. Ntabwo namukubwira ko nawe uramuzi nyine mwabanaga. ubundi se ibingibi nibyo nari nshaka rwose kuba turi kumwe ntawe rega ntunagitembera kuri robine wapi nta kintu kwirwara mu bikari. So usigaye no twavuganye saa 12 uje sanga yesa wenda nka saa 6 bose rega buriya n'ubundi ntase n'ubundi mu rugo ko nta kintu mba ndi gukora ariko nereka rimagaze yarangibuze ndeba ko nkubona yakada uzizuba rya nkubise maze umutwe wacumbye wo ntago bibona umutwe wacumbye ariko nta nicyo bitwaye. Urabona ko nabaye keza. Urase wagiye kwiyogesha Kigali. Kigali se Kigali ntabwo ari Kigali ni wa mutepa hano hepfo ujya wogosha ariko nawe nabonye arimo gusirimuka.
wabaye mwiza niba ko yarashize igihe hano kubona ndabona wabaye keza rwose nuko ndeka ntukabeshye wowe urabeshye wanambije ngo ubanza nawe mbona ujya kunzibaho mbose ariko ubikeka ko amafaranga nayakuye kereka ninjye Kigali sibyo ninjye Kigali nzakugira tubireke naraka umwana bombi imwe y'icumi agwengeza umwaka cya kinda nagenda afite kunuzi oya kamanze ubwire wowe ukagira ubwoba sibyo wowe n'ubundi wowe ukagira ubwoba rwose ndabona abaye keza ntiyari uko yarashize n'igihe haruma atangiye kugenda wowe wandeka ko rero ukayeka ndagira nyine tukanyuzemo ariko nta kibazo nukagira ubwoba rwose sibyo nawugeze ubwoba ushaka kubukoraho se yego agise nagiye kunkora kunuzi abaya narikiniraga burya hase kiragera tukira wari gukina ugeze ahangaha nabonye ntari ibiryo ubwo rero ndumva n'ubundi barakwakiriye ubwo wisange okay wisanze nyine urabona hari ikintu kinazo cyaze kamubwiye sibyo uzi ko wa muhungu ko yamari yambwiye ngo arankunda cyane ikiwerewere ntuzakemere hasa ubona kiba cyambaye neza hana ngewe mba hagaze neza uko biri nubwo ari mu cyaro ariko urabona mba nagerageje guhanagura agapana ntabwo ubibona se aho ubundi rwose turabitepe jya utwihorera sibyo ntabwo ushaka gusirimukireka gusa ntabwo uba ubibona nubwo uri umusirimu ariko warabeshya oya ntabwo mbeshya ese wanyemereye wambumara ukwezi kumwe ariko wa muhungu ko anoze yara ubwa mbere yandanye bya bintu biba mba nkubwira uburaje ubwo utangiye kujya bukugurira ibintu ntazi nge tuzaserera ahubwo reka nkubwire sindakwereka ubugome bwanjye ako nge ko kanyoni kanye nge ntabwo byavamo sibyo ariko ndabizi ntabwo wabikora sibyo ariko bagiye n'undi nkanagukora n'undi kareho harasura uwanjye ntangiye kunyira igitabo ntasesura uwanjye sibyo ntabyo reka n'ubundi ntacyo bitwaye n'ubundi sibyo yakwinishika nyigira ubona ndagasimba ariko nta bundi se nabundi mva ndashangiye kuzagira n'ubundi nkazaza kubwira mama n'ubundi ko dukundana abimenya gusa nzajya nzabona wirebesha gutya na gutya gusa ubwo bizavamo nanjye nza ndunguruka ndebera harya mwabira biti gusa ubwo urabona byazavamo ngiye kujya nza mama nere n'agatebe hariya muntu uza mu gikoni umwabitese meza utese noneho se kandi uyu mutipe muri kumwe n'uwaheye ariko usigaye nsigaye ntazi ibyawe umusore w'amaso meza n'ubwanwa bwiza oya nako nari nibeshya amaso meza se nawe usa nawe ni boyfriend wawe muko tundi urashaka iki urumva uri muzima uri gutekereza iki aya ntabwo ibi bintu urafuye cyangwa nkwe pase nawe ni umukunzi wawe se ya umukunzi wawe cyangwa utaba umukunzi wanjye ibyo ntibikureba ariko abahungu b'iki gihe ubu kana kurashaka kugashuka ubu kakana urarebye ubona mbese sindi birakureba mani ko numva washyira numva nakazi kawe nagiye mfite cyo kuvugana nawe nyine ngagenda nyine komeza nta kibazo wamwigiza abadeperi namaze ubundi mwana muri mu gice suri ubundi se unasuri yawe ninde ko nari ese ko ushatse kumumenya namumenya se ko umuntu uvuga amagambo urumva nabura kutabimenya ngo ntabwo bigize ute bikureba numva uzankubitira mu nzu kandi ese niba ari umukobwa kuko ubonye afite ikibuno rero urasheze ushatse kumuvugira nase nabyo rega biba bikenewe nako hari igihe sawa nyine ngagenda ukurikiye cya kibuno gishaka ntabwo ariko narimbuze hari igihe umuntu nyine agira gutya amagambo wamaze kazima ariko nta winkora niyo rero musange mani oya nyine mva mubwire nyine sibyo biriya ntacyo bitwaye ahubwo mbwira ni iki muziranye hehe ahubwo ko mbwira nyine mbimenye ndabyanze noneho uzagiye kumwibariza oya ariko mbwira ariko gusa nari mbonye mujya gusa ukuntu harimo akantu kayobe nyine ariko simbizi wambwira noneho nkamenya ukuntu sindi ko mbaye wanze kunzobere nuko wabonye ndi igikara cyangwa ubona ikibuno uratangiye ntabwo ari impamvu ahubwo wombwira ku icyo umuntu aza gutya agahita avuga ariya magambo urabona sinakubonye se ko nari kumureba wisetse kumuterekera amaso namureba none yamenye gute ko utereka amaso cyangwa ufite ubwanwa iyo uri ku mutwe yabibonye ntabwo nzongera nyine ariko nyine ntushaka uzongera ndeka ndabyanze wakubonye nyine mva mubwira no winkora
nkora ariko ukajya wivumbura nk'abana kandi urabona umaze no gukura sibyo aho no bibona wowe ntukajya ugira ikibazo ambwira nyine n'ubundi ntacyo bitwaye sibyo se ubwo reka nitare wasanga n'ukundi oya se kandi wumva se nyine umva umbwire wumva se